kwitwa impunzi kibazo kuri wowe ubyakira ute? Biragatsindwa umuntu yatari iwabo ntabwo bari iwabo, nyine yatari iwabo ntabwo bari iwabo, umutima ntuburi iwabo, umubiri ntuburi iwabo, intekerezo ntiziba ziri iwabo, ni ukuvuga ngo nyine ubuhari udahari, reka mbivuge gutyo. So ni ubuzima bushaririye, ni izina ribi utakwifuriza umuntu uwo ari we wese kwitwa impunzi. Ariyo mpamvu hari abiyemeza kubirwanya cyangwa se kurwanira uburenganzira bwabo, gusibangana icyo cyuho, gukuraho ayo mazina mabi yo kwitwa impunzi, bakiyemeza no kumena amaraso cyangwa gutakaza ubuzima, ariko kugira ngo hagire umuntu uhabwa agaciro. Nigeze kujya gushaka icyangombwa cyo kujyana nyine ngenda nk'abandi, kuambuka ibihugu nkatembera. Uzi ikintu cyambabaje ni uko mu bihugu nemerewe kujyamo, icyo nitwa ngo ni inkomoko yanjye cyangwa inkomoko y'ababyeyi banjye ntabwo nemerewe kukigeramo. Ubasuhuze irimo amashimwe menshi cyane ku mutima abantu b'impunzi cyangwa se abantu bahungiye mu Rwanda bafitiye u Rwanda. Buriya wagira ibibazo ariko uko byagenda kose waguhaye amahoro, wagutumye uryama ugasinzira, nawe ntabwo ushobora kugira ute kumwibagirwa. Niyo mpamvu u Rwanda, buriya u Rwanda turufitiye umwenda munini cyane, kubera ko nubona iwanyu habonetse intsinzi ukagenda ukibagirwa ko hari aho wari ucumbitse, ntabwo uzaba wishimye, ntabwo uzaba wikunze. Niyo mpamvu mu gihe tukirurimo ugomba gukora ibintu byiza biboneye mu mucyo, kugira ngo bizakubere impamvu izatuma uhora uri inshuti n'u Rwanda. Nari mbabajwe nuko icyo gisigo mu gihe nari nkiri kugitunganya ngo gishyire hanze, nahise numva bambikiye umuvandimwe, brother, baramumbikira bambwira ko aguye nyine muri abo ngabo bari barigoma. Ndababaye, ndababara pe. Mu masaha make cyane yiyongereyeho numva goma yafashwe. Ubwo bihurira na akababaro, ni handi ubabara ariko unishima. Hari aho mvuga ngo nzasiga nciye inzira nzacamo ngarutse gushimira wanshombekiye, cyangwa se urwo ni u Rwanda avugaga, cyangwa se nzatera igiti kizanyibutsa ukuri kikampuza n'u Rwanda nkarwambaza. Blessings nizere komeze fresh cyane aho uri hatandukanye ukunda ibiganiro bya Leya Entertainment. Nitwa Leandra, niyo mugabo tubana mu biganiro bya buri munsi hano kuri Leya Entertainment. N'ubundi niba dukunda ujye ukanda subscribe, cyangwa se niba dukunze ukabura ka subscribe, ni iby'agaciro. Ariko niba ukibona video bwa mbere uhita unayikora bisangize n'abandi, ni iby'agaciro cyane kugira ngo tujye tubana buri munsi umunsi ku munsi, waba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Ndagushimira aho uri hose. Uko bisanzwe duhora dukora ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro, tukagana n'abantu batandukanye kugira ngo tumenye byinshi ku buzima bwabo. Ndeka byita ngo n'umusangwa, si umushyitsi, n'umusangwa, kubera ko umunsi ku munsi tukana ibiganiro kugira ngo tumenye n'ubundi evolution y'ibikorwa bye, cyane ko ngende abantu bamenye evolution y'ibikorwa bye bya buri munsi. Yitwa Kibasumba Confiance, ni umusizi w'umunyarwandakazi. Ikaze nane kuri Leya Entertainment. Thank you, murakoze cyane. Umeze neza? Ndashimira Imana. Ikaze nanone. Ndabashimiye. Ngende ndakwita mbangura kugira ngo tutaza kuza gufata umwanya munini. Abantu benshi hano hanze ndetse n'isi yose izi iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nabavuga ikinyarwanda bari guharanira uburenganzira bwabo, bashaka kugira ngo bafatwe nk'abandi bakongomani n'ubundi, ariko nubwo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Wakoze igisigo uravuga ngo ubasuhurize, ubasuhuze. Reka mbanze mpiraho ngaho, Kibasi mu bundi we yisanze mu Rwanda ate? Kandi uko numvaga umeze nk'umuntu bakumbuye, nkaho n'ubundi ukeneye ko ubutumwa bubageraho. Urakoze cyane. Wenda mbanze mbivugeho neza, atagira umuntu uza kwibeshya Abanyarwanda, dore mujya mwitiranya ibintu. Ntabwo ari Abanyarwanda, ahubwo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, n'abakongomani bagakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. So
niyo barwanira uburenganzira bwabo cyangwa se baharanira uburenganzira bwabo. Yego. Hanyuma nanjye wavuze ngo ndi umunyarwandakazi. Yego, mvuka hano mu Rwanda mu karere ka Rubavu, umurenge wa Kanama, ariko ababyeyi banjye ntabwo ariho bavuka, bo bavuka muri Kongo. Bumva bari muri ba bandi n'ubundi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani. Niyihe reka mbyite ngo niyihe mpamvu yatumye ukora kiriya gisigo, cyane ko uyu munsi uraza no kumbwira niba cyarageze kuri bene cyo cyari kigenewe? Ubasuhuze yabaye basuhuze, ariko hari abo ntarasuhuza, cyari mu nzira, genda gisuhuza umwe umwe ku wundi. Nzishima nyine umunsi namenye ko bose indamukanyo yanjye cyangwa intashyo yanjye yabagezeho. Ni igisigo gifite ubusobanuro bugari kuri njyewe, kubona kigeneye ku bakunda ubusizi, ku muryango, ku babyeyi, ku bantu benshi bari muri uru Rwanda bitwa impunzi. Reka banze mpera aho ngaho kwanza, none aho ngaho ku ijambo impunzi. Ubuhunzi ni abanyarwanda abenshi ndetse hafi abanyarwanda bose bazi neza akababaro ko kwitwa impunzi. Mu by'ukuri abantu bose baravuga ati turimo turarwanira amahoro y'abakongomani bavuga ikinyarwanda, baravuga ati turashaka kugira ngo natwe tugire bwa burenganzira. Kwitwa impunzi kibazo kuri wowe ubyakira ute? Biragatsindwa. Ku bw'amahirwe abanyarwanda bigeze guhunga barabizi bakanabyumva cyane. Umuntu iyo atari iwabo ntabwo aba ari iwabo, nyine iyo atari iwabo ntabwo aba ari iwabo, umutima ntuba uri iwabo, umubiri ntuba uri iwabo, intekerezo ntiziba ziri iwabo. Ni ukuvuga ngo nyine ubu hari udahari, reka mbivuge gutyo. So ni ubuzima bushaririye, ni izina ribi utakwifuriza umuntu uwo ari we wese kwitwa impunzi. Ariyo mpamvu hari abiyemeza kubirwanya cyangwa se kurwanira uburenganzira bwabo, gusibangana icyo cyuho, gukuraho ayo mazina mabi yo kwitwa impunzi, bakiyemeza no kumena amaraso cyangwa gutakaza ubuzima, ariko kugira ngo hagire umuntu uhabwa agaciro. Ukora ko utari muri politike, ntabwo ndi kubaza ibyo muri politike cyane, ndakubaza ibijyanye n'ubundi n'ibyumviro byawe ku bijyanye no kuba uri umukongomanikazi utuye mu Rwanda, uvuga ikinyarwanda n'ubundi nk'abandi bari hariya. Ese ubwo sinzi icyo ndi umunyarwandakazi, ndi umukongomanikazi, ndi wisanga hehe? Okay, I don't know. Niba umuntu afata ubwenegihugu bw'ababyeyi, ubwo ndi umukongomanikazi. Ariko niba umuntu afata ubwenegihugu bw'ahavuka cyangwa se aba yitirirwa ahavuka, ubwo ndi umunyarwandakazi uvuka ku bakongomanikazi. Ni ukuvuga ngo uri umukongomanikazi ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda? No, uri umunyarwandakazi ufite inkomoko muri Kongo. Yego. Ubu uyu munsi kibazo bakubwiye ngo amahoro aragarutse nk'uko M23 iri kurwanira hariya, amahoro aragarutse, bakaba bati kibasumba tugiye muri Kongo, wakomera gusubirayo? Najyayo. Uzi impamvu najyayo? Nako wakomera kujyayo kuko wavukiye mu Rwanda? Najyayo. U Rwanda urumva nyine uzi kunaba ari byiza iyo uzi ko umuntu wawe uri hari hakurya uri bujye wumva umukumbi ukajya kumobera. Wow, ni ibintu byiza, ni ibintu buri wese aba yumva ashaka, ariko birababaza. Nigeze kujya gushaka icyangombwa cyo kujya nyine ngenda nk'abandi, kwambuka ibihugu nkatembera. Uzi ikintu cyambabaje ni uko mu bihugu nemerewe kujyamo, icyo nitwa ngo ni inkomoko yanjye cyangwa inkomoko y'ababyeyi banjye, ntabwo nemerewe kukigeramo. Ushatse kuvuga ntabwo impunzi yemerewe kujya mu gihugu yahunze. Sure. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu ufite irangampunzi ntabwo yemerewe kujya muri Kongo? Ntabwo yemerewe kugera muri Kongo. Ntabwo byemerewe. Ntabwo byemerewe, ni uko bimeze. Kandi ntabwo ari kuri twe gusa, ahubwo n'abanyarwanda bigeze guhunga babigusobanurira. Ntabwo uba wemerewe kujya muri cya gihugu wahunze, ubwo ni ukuguma mu gihugu ahungiye. Washaka kugenda baguha icyangombwa kikujyana mu bindi ukeneye kugendamo nabwo kubw'impamvu runaka zigaragara, ariko
ntabwo uba wemerewe gusubira muri cya gihugu. Urumva bitababaje? Ni ukuvuga ngo njye nshaka kubona mama wanjye yishimye, papa wanjye yishimye, bari aho bishimiye, babayeho mu buzima bishimiye, mbese nkajya numva twanakora ubukwe dote ikabera mu Rwanda, reception ikabera muri Congo. Bitwaye iki? None ko hari abavuga ati bitewe n'uburyo muri Congo abakongomani bavuga ikinyarwanda bari kwicwa, bitewe n'uko bafatwa ntabwo twasubirayo, bamwe bakavuga ati hari n'ibyo tutase kandi ari byo bari kurwanira. Ni ukuvuga ngo abantu bacu impamvu tubabura umunsi ku munsi, abandi tukabona bari gutsinda tukabyishimira, nuko hari icyo bari guharanira. Icyo bari guharanira aho umunsi cyagezweho. Why not? Ahubwo mbwira wabyakiri tubonye Masisi, ubonye Goma igiye mu maboko ya M23, wabyakiri ute nk'umuntu n'ubundi? Kuri njyewe rero ntekereza ko ni intsinzi icyiza. Buriya turashima Imana ko twize, ko twagiye twiga, umuntu akajijuka, akaba azi icyiza kuri we, icyiza ku muntu we, icyiza ku bantu be, akaba azi agaciro ko kugira iwanyu, kumenya agaciro k'iwanyu. Vraiment njye nari ndi guhamagara papa wanjye amasegonda ku yandi mubaza ngo bimeze bite, uri kwiyumva ute? Nakumva morale afite my friend, nkavuga ati njye niyo ahangaha nibyo byishimo, ahangaha ndimo ndabyibuha numva. Nahamagara mama ariko uzi kuvugisha umubyeyi ukumva buri segonda arahangayitse, ahangayikishijwe n'abantu uzi, abantu be, abantu ki bari hirya, ari kuvuga ngo ayiwe yamaze kwiheba, gutakaza icyizere. Ubasuhuze rero yaje ari igisubizo kuri byose. Yaje ubushize nakoze Masisi, ariko Masisi burya yari yo kwerekana urukumbuzi dufitiye iwacu, ariko ntabwo nigeze nshyiramo urukumbuzi dufitiye abacu, sibyo? Nerekanaga uburyo cyangwa se nasobanuraga uburyo twiyumva, uburyo dutekereza aho twasize, uburyo twifuza ko hamera, uburyo twahasize hasa, uburyo ibintu byazambye, ariko ntabwo nigeze mvuga ku bari kuharwanira cyangwa bari kudushakira uburenganzira. Rero ubasuhuze yaje ari bivuga gusa. Harimo icyizere, harimo urukundo, harimo kwihangana, harimo nyine harimo imbaraga nyine no gutegereza bigize bifite icyizere, birimo icyizere ku bantu bose baturutse hariya, bifuza kubona abantu babo batsindira icyo barwaniriye, bagera ku cyo baharaniye. Ubasuhuze irimo amashimwe menshi cyane ku mutima abantu b'impunzi cyangwa se abantu bahungiye mu Rwanda bafitiye u Rwanda. Buriya wagira ibibazo, ariko uko byagenda kose waguhaye amahoro, wagutumye uryama ugasinzira, nawe ntabwo ushobora kugira ute kumwibagirwa. Niyo mpamvu u Rwanda, buriya u Rwanda turufitiye umwenda munini cyane. Wowe mwirase kandi umwenda munini cyane, kubera ko nubona iwanyu habonetse intsinzi ukagenda ukibagirwa ko hari aho wari ucumbitse, ntabwo uzaba wishimye, ntabwo uzaba wikunze. Yego. Rero ni ukuvuga ngo u Rwanda turufitiye amashimwe ku mutima. Niyo mpamvu mu gihe tukirurimo ugomba gukora ibintu byiza biboneye mu mucyo, kugira ngo bizakubere impamvu izatuma uhora uri inshuti n'u Rwanda, izatuma uhora uri inshuti n'Abanyarwanda, izatuma uhora wisanga mu Rwanda. Nuko igihe ukirurimo rukoreremo ibintu byiza, rubera umuntu mwiza, rubera imfura. Ejo nihagira n'isazi kunyura imbere azagufasha kuyihamya cyane. Mu ntambara habamo gutakaza abawe, kubura abawe, kunyagirwa izamvura rya zuba, ugasanga benshi baracika intege. Mu by'ukuri niki wabwira ziriya ngabo cyangwa se bari abene wanyu bari haya muri Kongo, bari kurwanira amahoro, bari kurwanira? Kuko nk'uyu munsi Tshisekedi aravuga ati njyewe sinzigera nicana na M23 kugira ngo
tuganire mu byo kugarura amahoro ndetse na bene wanyu bakavuga bati cyangwa se abavandimwe bakavuga bati ntabwo tuzarekura ubu none bari muri Sud Kivu bati turashaka ko abakongomani bavuga ikinyarwanda nabo bagira agaciro nkuko abagande bariyo abanyatanzania n'abandi ako turifuza ko natwe abakongomani bavuga ikinyarwanda duhabwa agaciro duhabwa ubwisanzure ubona aba bantu bitazageraho kubera ko president ari gucika intege ugasanga n'ubundi abakongomani bavuga ikinyarwanda barimo barahohoterwa n'ubundi nkuko biri ikintu gihari nuko burya nta usangira n'udakoramo uko byagenda kose bararwana babiri bagatsinda abandi babiri bakahagwa ariko kandi intsinzi ntiburi bitambo cyane ndibukana Rankunda iravuze ati ikiri CNDP hari CNDP nyine ikiriho yaravuze ngo nshobora kuba ndi kurwanira uburenganzira bw'abakongomani bari bavuga ikinyarwanda njye nkaba ntakiriho ariko hazaza abandi nabo bazarwanira cyane rwose cyane ni ukuvuga ngo rero abo barwanira bari kwibaruka nabo bakibaruka abandi ni ukuvuga ngo umuryango cyangwa se nta bapfira gushira nta bapfira gushira rero nta usangira n'udakoramo byanze bikunze barahagwa ndetse benshi ndetse no muri iyi minsi ishize ikira ubasuhuze hanze buriya ni ubwa mbere nari menye ko umunezero n'ishavu byose bishobora guhurira mu muntu mo imbere icyarimwe byagenze bite ntabwo nanzi ko umuntu ashobora kwishima n'ababaye nyine biragoye ubwo wishimiye intsinzi ya M23 icyakomeje cyane mbabajwe n'abahaguye nari mbabajwe nuko icyo gisigo mu gihe nari nkiri kugitunganya mu gishyire hanze nahise numva bambikiye umuvandimwe brother baramumbikira bambwira ko aguye nyine muri abo ngabo bari barigoma ndababaye ndababara pe mu masaha make cyane yiyongereyeho numva goma yafashwe ubwo bihurira n'akababaro ni handi ubabara ariko unishimye ibyo bintu rero ushaka kubihuza mwana we rero nahise mvuga ati rero sinzi ngo ikiganza ikindi muri njye ni ikihe ariko navuga uko biri agiye nk'umugabo ntabwo agiye nk'ikigwari cyangwa ngo apfe gutyo gusa ko byanze bikunze abaye igitambo cy'intsinzi tubonye urumva icyo gihe ni hahandi ishavu n'umunezero biguhuriramo ariko kandi iki gisigo kikaba gifite story sinzi niba ntabwo isanzwe kubera kuri njyewe kuri wowe ntabwo isanzwe ni umwana w'umuhungu twiganye twariganye primaire mu majyepfo hanyuma ngewe nza kuvayo nkomeza secondaire nza hano i Kigali yego ariko we ntabwo yahise akomeza ishuri amaze kuba ingimbi ubwo nge kuba umwangavu we yahise ajya mu gufasha abandi ku rugamba yahise ajya gufasha abandi ku rugamba kurwanira iwabo nyine amaze igihe ndumva ari mu mwaka ushize yaranyandikiye mbona message turutse ahantu yanyandikiye kuri Facebook komfi bite ni byiza amakuru ni meza ni runaka uranyibuka ndambwira cyane rwose ahita ambwira ati sha nabonye ngo wabaye umusitari ndambwira gute se ati usigaye ukora ngo ibiki ibintu by'ibisigo ati wambabariye ukadukorera poeme bimeze bite se ati ngewe burya ntabwo mari nagiye gufasha abandi ku rugamba ndetse uri ku rugamba ukandika ukajya kuri chat gute haraseka arambwira ati komfi ntabwo igihe cyose tuba turi mu ntambara ntabwo igihe cyose tuba turi mu ntambara arongera avuga amagambo makenga yigeze kuvuga n'ubundi arambwira ngo twe ntabwo tujya duhora mu ntambara atari ko iyo baduteye turitabara twirwanaho ndavuga Imana ishimwe ambwira ati se ntabwo ufite ubwoba ati no ntabwo waza hano ufite ubwoba uba wiyemeje ndavuga wawu ko haje ushaka rero ngo nkore iki ati nshaka utwandikira igisigo niyo cyaba ari ikidusuhuza ikidutera morale
twereke ko muri kumwe natwe bidutera nyine imbaraga tugakomeza. Ndavuga wow, ibyo gusa ati ndaje nkwereke. Twavuganye kuwa gatanu, ku cyumweru baramumbikira. Natangiye kwandika nashishikaye, ngeze hagati mbona baramupostinga, ndavuga habaye iki, barambwira ngo yita Imana gute se. Narababaye, ndababara, ibyo nari ndi kwandika ndazinga, ndabika, avuga atatu se nawe nyibyandikira iki, ndabyihorera nterera iyo, ariko ndababara mbyegereza umutima cyane, navuga ati se ni gute umuntu ambwira ngo nkore ibi naba ntangiye kubikora agapfa. Ndababara mpita mbireka ndabibika. Haciye igihe ntangira kuvuga ati ariko ubu sinabaye ikigwari, ni gute umuntu umwemerera gukora ibi bintu yamara kwitaba Imana nkabireka. Ese niba koko wagiye aba yumvira ahari cyangwa arebera aho ari, ari kumbona ate, arakubona mu ikigwari, ari kubona ndi ikigwari, sinshoboye kujyayo ngo mbafashe, sinshoboye kubandikira ngo mbatere iyo mohare, kandi wenda nibyo nshoboye ku rugamba. Yego. Why? Ndongera nubura ikaramu ndandika, maze kwandika njyana muri studio, ariko n'ubundi nshika intege ndabireka. Gusa hashize iminsi tekerezaho, ndavuga tuze n'ikindi, iyi poeme ubwo yakozwe nzayikorera amashusho, ariko amashusho nayo mbona biri bonsabe igihe, mbona bizafata ikindi gihe. Rero mbonye ejo bundi byakomeye bageze i Goma, mpita mvuga ati nicyo gihe ngo abahungu bacu tubasuhuze. Icyo gihe rero nahise nishyira mu mwanya w'abantu bose, ibyiyumviro bafite, uburyo babitekereza, uburyo bumva bababwira, urukundo, urukumbuzi, icyizere cyose bafite, n'amarangamutima bafitiye u Rwanda cyangwa se amashimwe bafite ku mutima. Hari aho mvuga ngo nzasiga nciye inzira nzacamo ngarutse gushimira uwanshombekiye, cyangwa se urwo ni u Rwanda avugaga, cyangwa se nzatera igiti kizanyibutsa ukuri kikampuza n'u Rwanda nkarwambaza. Bivuze ngo rero igiti nta kindi, ni gukora ibikorwa byiza mu gihe ukirurimo, ku buryo ibyo bikorwa bizatuma ukomeza kuba inshuti n'u Rwanda. Ntekereza ko ari igitekerezo cyaturutse, yego, naho ubasuhuze yaturutse, nubwo ariko Imana akomeza aruhukire mu mahoro n'abandi bagenzi. Tugenda tugana ku musozo, ubutumwa ashaka gutanga nibyo uwaguhaye courage zo kugira ngo ucyandike nta kiriho, ariko Imana imuhere kuri dashira. Ntekereza ko naho ariko ko ashaka kuba arabyumvise, niba koko babyumva, ahubwo buriya butumwa waginnye mu by'ukuri bwageze aho washakaga, cyangwa se ni iyihe comment iri positive yavuye hejuru kugira ngo uvuge ngo wow, mu by'ukuri nubwo nari nacitse intege, ariko nahise mbona imbaraga kubera ko nabonye commentaire zo hejuru. Icya mbere nagiye mbona nimero nyinshi ntari mfite cyangwa ntari nzi, zimbwira ko hari ubutumwa babonye bwabagezeho. Icyo ni icya mbere, nishimye. Bigaragara ko ubutumwa natanze bwagiye buca ku bandi bukagera ku bwagenewe, kunyereka ko runaka yambwiye ngo nkubwire gutya, runaka arishimye kubera gutya, runaka. Ikindi ni poeme gifite urugendo, iracyakomeje mu gihe cyose bakiri ku rugamba, iracyahari ngo bayumve. Okay, reka mbyemvu, ndashaka umuntu uri specific, nta mu general cyangwa mu colonel wakwandiki cyangwa se ubutumwa bwavuye kuri nanjye ndenda kuvuga. Icyo nzi nuko byabagezeho kandi narabimenye, nabibonye, ndanabyizeye. Abandi bo ntacyo nabitangaza. Okay, none se bibaye ngombwa ko ikibasumba ubu nonaha asubira muri Kongo, wakomera no gufata imbunda kugira ngo byibura ube wafatanya n'abandi ku rugamba, cyangwa uzarwana intambara yo kuntuza gusa? Reka mubwize ukuri, nshobora kujya ku rugamba ngaca intege wari ururiho. Kubera iki? Ariko nshobora kuvugiraho ndi nkatera imbaraga ururiho. Ibyo rero byo nzabikora. Ko nabonye urubyiruko intambara kuri social media ari imeze nabi. Ibimeze nabi ariko biterwa n'uyirwana nuko ayirwana.
burya ntabwo abarwana bose ari abahanga mwana hari abarwana baraganira gutsindwa ariko hari n'abarwanira gutsinda cyane n'abajya bakubitsa bati birakomeye biroroye bakaba bimeze neza mu kanya birakomeye nuko nyine ariko buriya niko umutima ugutegeka niko nyine ubu bibona urubyiruko rwinshi twe turatekereza ko nyine turashaka ubwa buzima bworoshye ntabwo dushaka kujya muri amashyamba kugira ngo turwanire igihugu uyu munsi perezida aratubwira ati nimwe imbaraga z'igihugu kugira ngo murwanire icyo mushaka kugeraho urubyiruko rw'abakongomani bamwe baravuga bati mujye mu mihanda sekretari bati mujye mu mihanda kugira ngo mufightingire igihugu cyanyu abandi bakavuga bati abakongomani bavuga ikinyarwanda mugomba kwirwanaho ugasanga nyine harimo gusa nkaho abategetsi bivuguruza ariko nkavuga ngo biroroshye kubene igihugu ba Kongo kugira ngo bemere barwanire igihugu cyabo barabikora sinekereza n'ubundi ko impamvu birirwa bavuga u Rwanda nuko bashaka kuba batazi abakongomani u Rwanda rubitse uko bangana bo ubwabo barahagije kugira ngo ibintu byose babishyire mu buryo ahubwo wenda nuko batajya babyizera ariko kandi biriho bitangiye no kugaragara ikindi kintu gihari buriya ntabwo intambara yose ikoreshwa n'amabuye n'amasasu n'amabuye niyo mpamvu perezida atajya kubwira igisirikare gusa cyangwa polisi gusa ngo ayibwire ngo muze ngo duhagurukire ibi ngo dukore ibi no abwira abanyarwanda muri rusange abanyarwanda muri rusange yarabizi ko harimo abasivili ariko kandi intwaro ya mbere ni uko uzi icyo urwanira iyo wamenye icyo urwanira umenya n'icyo urwanisha iyo wamenye icyo urwanisha rero harimo kuvuga ibi birutume urugamba rugira uko rugenda harimo gukora ntabwo rero rwose ntabwo kurwana cyangwa se gutsinda ari uko wafashe ibuye ari uko wahetse imbunda ari uko wagize gute byose birakenerwa ariko kugira ngo ufite imbunda agera ahagera ni uko hari icyo nawe ari ingabo nawe wamuteye mu bitugu ingabo rero ntabwo ari ugufata nawe ibuye cyangwa ngo ugire ute ahubwo ni byinshi ushobora gukora kugira ngo urugamba rugende neza cyangwa se nawe ufashe abari ku rugamba nanze kujya muri politike cyane kugira ngo twivugire ku by'igisigo ubwo tuzashaka n'abandi bakora ibijyanye na politiki kugira ngo batuganize kuri iyi shokora ko hari byinshi tuzashaka abaskovi imiryango mpuzamahanga irimo irabwira M23 ngo bavemo abandi twavamo turashaka ibiganiro ntekereza ko tuzabiganiraho cyane wakoze kuza kuri Leya Entertainment ndabashimiye n'ukuri kw'Imana yego mwakoze namwe mwari by'ikiganiro nge nitwa Leandre Nimugabo ariko nanone dukomeze abakongomani bavandimwe bacu bari hirya no hino bari kurwanira uburenganzira bwabo kugira ngo babone amahoro ndetse banabone n'uburyo abakongomani bakoresha igihe ururimi rw'ikinyarwanda bahabwa agaciro nk'abandi bakongomani bose ndagushimiye tujye tubana mu biganiro bya buri munsi by'imyidagaduro hano kuri Leya Entertainment nari natumiye kibasumba confiance kugira ngo tuganire n'ubundi ku gisigo cye harya ni ubasuhuze yatuye abana b'abakongomani bari kwitabaro ababwira ko abashyigikiye abari inyuma abahereza imbaraga tubakumbuye ibintu nk'ibi mwakoze rero nyagasana bampera umugisha blessings